mwiriwe mwese nagira ngo muhuguke agace cyangwa se muri aka gace tugezemo kaba gakomeye kaba ari agace ko guhumuriza kandi manifuza ko abantu bose bategera amatwi ijambo ry'Imana. Ngira ngo ijambo ry'Imana impamvu tuba tugomba kuryitaho iryo rifite umwanzuro wa nyuma kuri ibi byabaye. Ariko ubundi urupfu ugiye kurwita irindi zina sinzi mu Kinyarwanda uko twabyita, ariko mu Cyongereza bavuga ngo ni no comment. Nta kindi warenzaho, iyo rubaye ruba rubaye, iyo rwaje ruba rwaje, kandi ntibarubwira ngo jyana uyu mureke, oya, urupfu nuko rumeze. Mu minota mike cyane ndabanza guhumuriza umuryango, ariko mbonera akanya ko kubabwira ngo ntabwo uyu nguyu ari umwanya wo kubabara, ahubwo ni celebration, ni ukwishima bitewe n'ibihe bidasanzwe. Mu buzima maze guherekeza abantu benshi aho Imana yamereye izi nshingano, ariko sindaherekeza abantu bageze kuri 3. Uyu mukecuru nawe yabarimo bafite ubuvivi. Abenshi ni hahanda amarira arimo ibintu bicika, ukavuga uti Imana yo mu ijuru ndavuga iki? Umuntu arangije amashuri, yari afite fiance hafi aho, ubushobozi burahari, abantu bose barabyiteguye, baramwe bati tubwira aho bizabera, abandi batangiye kwegeranya ubushobozi byo bazitanga kugira ngo ibirori bigende neza. Mwari muzi ko abantu mu marangamutima yabo hari n'abumva bashaka ko bishobotse ko ubukwe bwabera mu kirere muri za drone, abantu babukora. Abantu bajya gukora za bride shower mu gihugu cy'Abarabu, muri United Arab Emirates i Dubai. Abantu bakajya gukorera iyo, abantu bagashakishwa banezeza iki imitima. Ariko urupfu rubicamo rukajyana bene abo bantu, ugatesha umugeni w'ikirongore ukamutwara umugabo. Ariko our grandmother, mubyeyi wacu usinziriye uyu munsi, waciye no mu macumu ya genocide, this is a great celebration. Nibangahe bahamanya nanjye kwicyo mvuze? God bless you abundantly. Ndagira ngo rero tujyane mu nzira twese tuziranye, ariko reka mbere ya byose tubanza twiragiza Imana. Mana nyiribihe byose, mubyeyi mwiza, wowe mutwe w'itorero ukaba n'inkomoko yaryo, tubikuye ku mutima turagushimiye kandi turaguhimbaje, izina ryawe ryera rishimwe. Mu rugamba rumaze imyaka hafi 6,000 ruri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, turagushimira ko ku musaraba w'i Kalvari saa 9 wanesheje urupfu. Ubwo wavuga guti birarangiye, warutsinze Satani byiteka ryose, kuko nyuma y'iminsi 3 warazutse. Iyo ni nayo mpamvu iduha ibyiringiro by'uko abakwizera bose niyo basinzira batazigera bakorwa n'isoni, ahubwo bazazuka. Dushoboze rero guhagarara muri ibyo byiringiro. Reka ukuboko kwawe gukomeye guhumuriza umuryango, kandi kubaye kwishimana na Yesu, kuko uyu mukecuru asinziriye mu Mana. Amahoro y'Imana ari twumune yayibwira abane n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Ndashaka gusoma amasomo 5, none waza kugira icyo mvuga nyuma yo kuyasoma. Somo rya mbere turasoma muri Zaburi. Iki ni igitabo cyanditswe n'abanditsi benshi, ariko uwimena cyane ni Dawidi. Turasoma mu gice cyaho cya 90. Ntago Zaburi kuko ari indirimbo, ntago bavuga ibice. Ni Zaburi ya 90 umurongo dusoma ni wa 10, turasimbuka dusome ni wa 12. Aranditse ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo
n'imiruho n'umubabaro kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ku murongo wa 12 utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uyu ni umurongo wa mbere. Umurongo wa kabiri nifuza ko dusoma ni Yesaya igice cya 25 umurongo wa 8 n'uwa 9 aranditse ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi yose. Uwiteka niwe ubivuze. Nuko uwo munsi bazavuga ngo iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Uyu niwe Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Reka dusome irindi somo ya gatatu. Turasoma muri iki gitabo cy'isezerano rya kera, mu gitabo cy'umubwiriza mubwiriza igice cya 9. Turasoma, ndifuza ko mwihangana muretse kuganira. Impamvu mubona ndi kuyasoma gutya, ndagira ngo turebe uko twafata neza igihe dusigaranye. Okay, murakoze cyane. Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 aranditse ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru. Ndagira ngo nsome amasomo abiri asigaye mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya turasoma imirongo igera kuri 3. Nifuza ko muzirikana cyane kandi mukayitaho. Muri Yohana igice cya 11 iyo dusomye duhere ku murongo wa 11 ndasoma wa 14 nsome no 25, ariko nshatse nasoma 3:5. Haranditse ngo ku murongo wa 11 avuze atyo ahera ko araberurira ati uyu nta wundi ni Yesu, inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Ibi ntago babisobanukiwe. Abiberurira ku murongo wa 14 arababwira ati Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. Ku murongo wa 25 Yesu arababwira ati nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Murongo wa 35 nababwiye haranditse ngo Yesu ararira. Umurongo uheruka ndaza kusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya mbere nsoza. Uyu murongo ndawusoma nsoza. Reka tubanze tuganire ku mirongo maze kubasomera. Imana ni nziza ibihe byose. Abantu batazi iyo slogan baravuga ngo Imana, iyo murakubaje ngo Imana ni nziza, waba uri umwisilamu, ibi bireba abadive, bireba abagatolika, bireba buri muntu wese ubona koko ari nziza, kuko imvura yayiguye igwa mu mirima yabi y'abarozi, yabi yabicanyi, abagizi ba neza n'abagizi ba nabi, mu basambanyi n'abasenga cyane, mu mbega kategorizi zose z'abantu. Imana rero ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose, niyo kamere yayo. Wonderful. Ndagira ngo tuganire ari amagambo 3 nazirikanye mu magambo twese twamaze gukura. Murabona abantu bamaze kugira abuzukuruza, kandi buryo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo igiti cyagoramye kikiri gito nikigororwa, w'ikigoreye kigenza gute. Ariko kuri Bibiliya siko bimeze. Bibiliya nubwo waba ufite imyaka 80 ukibasha kumva ibivugwa, urayungurura hanyuma ukareka ikibi ukareba icyitwa ikiza. Abantu bavuga ngo hari umuntu umwe niba yabivuze uyu munsi, niba ari nimugoroba,
namwumvise ariko nimvuga ikunda gukoreshwa ariko ntabwo byavuzwe n'abantu barenze umwe. Umuntu aravuga ati nyakwigendera duherekeje uyu munsi. Icyo ni ikinyarwanda, ibyo si bya Bibiliya. Ikinyarwanda ku muntu ufite abana, abuzukuru, abuzukuruza n'ubuvivi ntabwo yitwa nyakwigendera. Oya, uyu ni umubyeyi. Bibiliya ntabwo icyandikwa, ariko yaba yari icyandikwa imirimo ye n'ibigwi bye byari kuzavugwa. Ntabwo rero umuntu w'uyu nguyu mukuru usize imbaga y'umuryango ungana utya yitwa nyakwigendera. Ubundi nyakwigendera ni muntu ki? Ndagira ngo ikintu cyumve neza. Ni wa muntu muzasanga yapfiriye ahantu atagira uwe, atazwi, na RIB igakora ubushakashatsi bose bakayoberwa uwo ari we. None abantu bakajya bazana utwatsi bamujugunyaho yapfuye, bati nyabusa ni nyakwigendera. Uwo ni we nyakwigendera. Ariko umuntu usize nta nubwo kumuvuga izina ari icyaha. Oya, ntabwo tuvuga ngo ni nyakwigendera. Ibyo rwose siryo. Kabiri, ijambo ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, abarivuze baba bumva ari utuntu twiza, ariko ndagira ngo mwumve ijambo ryitwa iruhuko ritagenza gute. Iruhuko ridashira. Ikintu cyose kigomba kugira iherezo. Ikintu cyose kigomba kugira iki? Iherezo. Umuntu aramutse ashyizwe mu mva akayibamo iruhuko ritagenza gute, bivuze ngo nindi mvuga ififitse ariko ihakana ko hazabaho umuzuko. Uranyumva neza? Kuko uwo muntu ntabwo azigera azuka kuko yahawe iruhuko ridashira. Ni no gufungwa. Gufungwa iyo umuntu bamufunze maisha, bakamufunga, ngira ngo babyita iki mu kinyarwanda cyiza, burundu nayo y'umwihariko. Bivuze ngo igihe cyose leta ifunze uwo muntu ikiyoboye, uwo muntu for the rest of his life cyangwa se ubuzima bwe bwose azahora muri gereza by'iteka ringana iki. Ariko buryo umuntu ntiyakatirwa imyaka 40, ngira ngo Mandela bamukata imyaka 27. Nelson Mandela wo muri South Africa afunzwe n'abazungu bari bafite irondaruhu cyangwa ivanguraruhu, apartheid muri South Africa. Bamaze kumufungura after imyaka 27 yagiye kwiyamamaza atsindira ishyaka rye rya National Congress, nibagiwe akandi kantu, National African Congress, harya ni ANC, something like that. Ndabyibagiwe ariko niba narabivuze neza abahanga mubizi mwabindusha. Ariko naho ngaho iryo shyaka yarigiyeho arayobora. None umugore witwaga Winnie Mandela aranje avuga ati ko none ububasha tububonye, please waretse izimbwa z'abazungu tukazica natwe tukazishyiraho twagenje gute aho bari baragushize. Mandela avuga ati se twaba tubarushije iki? Kandi bagari Imana yabimuteye ni ubupfura. Muri iki gihe ubupfura bwararangiye. Abantu babuze ubupfura babura n'urukundo. Kera abanyarwanda bagiraga indangagaciro zatumaga bahurira hamwe bagasangira. None ubu oya, umwanditsi w'umunya-Nigeria witwa Cyprian Enkwesi yaranditse aravuga ngo brotherhood ends where money begins. Ngo muri iki gihe ubuvandimwe busigaye burangirira aho amafaranga atangirira. Bivuze iki rero? Iyo umuntu mutari muri kategori imwe y'amafaranga nta nicyo muvugana. Bivuze ngo ni ubupfura burimo bugenda busibangana. Nta bumuntu bubirimo nushaka uzatunge n'indege. Nta muntu ukwiye kwihakana abe. Mu gitabo cya Bibiliya mu Migani igice cya 17:17 haranditse ngo umuvandimwe avukira gukura abandi muki mu makuba. Niba ufite ikirushije bene wanyu warize, bene wanyu bagasigara baragira inyana, nazo igihe kikagera zigashira, please ibuka umuryango uzirikane kuko uri mwene wabo. Ibyo kuvuga rero tugiye nzavugana na kanaka w'Buruseli, tuzavugana muri Amerika, ibyo ni ikimenyetso kikwereka ko ubupfura n'ubunyangamugayo bugenda bushira. Rero ngira ngo ijambo navugaga irya mbere nyakwigendera, ntimukavuge nyakwigendera ku muntu wasinzira yasize umuryango. Kabiri, ntimuzongere kuvuga ngo kanaka Imana imuhe iruhuko ridashira. Ubu musabiye ikintu kibi cyane, ahubwo mubwira uti Imana ubwo asinziriye nimwakire, kandi mu gitondo cy'umuzuko kuko ubyizera tuzongere kumubona. Ubwo uzaba usenze neza cyane kuko umuzuko ni sure deal. Haleluya! Ko mutabyumva neza,
ndababwiye ngo umuzuko ni iki yemwe? Ni sure deal. Niba ubihakana ndaguha ingero ebyiri. Urwa mbere, iyo abantu ubu ngubu kuva mu kwa munani kuri ya mvura bajya bavuga ngo Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru ku itariki 15, abantu benshi babibye amasaka kugeza aka kanya imvura yari itaragenza gute, itaragwa. Ariko aho yatangiye kugwa amasaka yari yarahiringise, ubu yatangiye guturika, yatangiye kugenza gute, kuzuka, kandi azazuka afite ihundo. Ni uruhe ruhare umuhinzi abigiramo? So niba rero ibyo nta ruhare, icyo ukwiye kwitonda kuvuga ngo enje narize cyane ndakakamba cyane, oya shabara babeshya nta uzuka kuva twabaho. Wowe simaze iminsi ngahe hano hari uyu mukecuru bavuze ko ari, kandi ndahamya nashidikanya ko si ukuvuguruza umuryango, ariko nkurikije uko nabonye isura no kunangana bigaragara ko ibimenyetso mwagendeye mutanga imyaka, uyu mukecuru yarayirengeje. Ahubwo mwebwe mushobora kuba byarabatunguye mugahita mufatira aho bigereye mugatangaza ibyo, ariko uyu mukecuru imyaka yaragenje gute, yarayirengeje. None ariko nubwo yarayirengeje ntabwo yari yageza imyaka Adamu yaramye. Adamu yaramye imyaka 931. Umwuzukuru we cyangwa se ubuvivi bwe witwa Metusela cyangwa se Metusela niwe waciye agahigo, yaramye imyaka 969, yaburaga imyaka 31, ubundi ngo yuzuze 1000. Ubundi muri gahunda y'Imana urupfu ntago rwari ruhari. Niyo mpamvu nababwiye ngo umuzuko ni sure deal. Twavuga ngo iki? Haleluya, Imana ni nziza. Niba wihakana, banza wibaza iki kibazo mu buhanga bwawe, ubundi umuntu ava he? Umuntu nta nubwo ava mu mazi angana n'igice cya litiro. Oya, umuntu ava mu mazi y'ubusabusa atajye ya milimetero. Sinzi abadokiteri bari hano munsi kuzipima, muzambwire uko zipimwa. None muri utwo tuzi tw'ubusabusa hakavamo umusatsi, hakavamo inzara, hakavamo amenyo, hakavamo imitsi n'amaraso n'umubiri, byose umuntu agahinduka umuntu muzima, akavuka yambaye ubusa. Igihe kikagera isi igahagarika umutima ku bwa wa muntu ngo yanze imishyikirano. Ubu uragira ngo Netanyahu yapfa kuna muri 10, Loni yamubwira ngo hagarika kurasa, Amerika yamubwira ati rorera nyamuneka, Libani n'ibindi bihugu by'Abarabu byaterana bikamuha ruswa ngo hagarika. Wapi? Ariko nawe yavutse nkuko mwese mwagenje gute, mwavutse. Rero ntugahakane ko iyaremye iyakoze ibyo mbere. Niba yaranavuze ngo umuzuko uzabaho, Imana ntibeshya. Iyo niyo niringiye, twiteguye ko izaduha ubugingo bwiza buhoraho. Ngana ku musozo ndashaka ko tuganira kuri ibi bintu. Hari umuntu wundi wigeze kuvuga, yavuze ngo Imana yo mu ijuru, yavuze ngo mukecuru wacu aratureba aratwumva. Oya, abazima bazi ko bazagenza gute. Twebwe turi hano ubu tuvugana, buri wese arabizi ko iyi saha azayigeramo, ariko uyu mukecuru ntacyazi. Byarangiye, byaranarangiye. Umva, niba waribagiwe no kumugirira neza agihumeka, ubu ntacyo wakora ngo bishoboke. Yewe naremera Bibiliya baba abakristo mu nzego zabo zose. Murabizi ko Yesu amaze gupfa, igihe abagore bari bagiye gusiga umurambo we ibihumura neza, atansiyo mutega amatwi, ntabwo babigezeho. Ahubwo isaha batarabafashe, abarinzi baravuga ati musubire muzaze ku wa mbere w'iminsi 7 mu musige ibihumura neza. Bagenda bababaye, ariko Yesu yari yapfuye. Nuko bagarutse ku wa mbere w'isabato mu rubungabungo kare Musajye ahantu ho ku cyumweru, basanga intare yo mu muryango wa Yuda yazutse. Haleluya. Ntabwo bamusize ibihumura neza, ariko turaza kubona abantu babiri shaka kuvugaho. Umukobwa yakijije uburaya, ubusambanyi, abadayimoni 7 kabuhariwe mbega waciye agahigo, yandikwa muri Bibiliya, Mariya Magdalena. Uyu yagize amahirwe, Yesu iminsi ya nyuma igeze abibona ari hafi gupfa, azirikana neza yamugiriye. Yesu ari muzima na Mariya azirikana icyo yakorewe. Azana icupa ry'amavuta yasigwaga abami, arabanza hanaguza. Mwese murabizi ko imisatsi y'abagore nicyo kintu cya mbere gikunzwe cyane. Nujyana n'umudamu muri tagisi, wenda akuri imbere
ukagira utya wenda urimo kwinanira uhinduye position urugendo rwabaye rurerure uvuga utereka nshyira amaboko imbere ku ntebe ugashiduka intebe zigakora umusatsi w'umugore azahindukira agenza ati akurebe. N'abamotari murabizi abakora uwo mwuga y'abagore benshi akenshi agiye gushyira icyo gikasiki ku musatsi yashokoje neza, umwe urareba aha undi urareba aha, cya kasiki yumva yagifata ariko hari abapolisi bari mu nzira none akumva yagenda agifashe kugira ngo kidakora kuki ku musatsi. Ariko murabyo element iriya kasiki ntabwo kasiki iberaho kugira ngo ikwanduze, ni ukukurinda in case koze accident ku buryo ukubise hasi umutwe uri protected muri iriya element. Uretse ko byinshi by'abamotari usanga ari ibisorori gusa nabyo biba byubitseho, ntabwo ari biba byujuje n'ubuziranenge. Noneho ariko abagore birabagora cyane. Uwanjye hari igihe mubwira nyamuneka twagiye gusenga zitarafunga ni urira kuri moto tugereyo twakerere biragaragara natoya cyo kugira ngo umusatsi zo kongera gusokoza ndagenda n'amaguru cyangwa ashaka akagare kubera ikibazo cy'umusatsi. Ariko Mariya yageze kuri Yesu muri Palestina, dutemberane gato hariya mu burasirazuba bwo hagati, nicyo gihugu cyabagamo ivumbi ryinshi cyane mu gihe cy'izuba. Umuntu wese ba Yesu ubwo mwumva imyaka yabaga yarabamaze kuko bambaraga amasandari, noneho yabaga ari mu mvura ibyondo byabaga ari byose. Yesu nta modoka yigeze agendamo, ntabwo Yesu yigeze agenda muri transportation zihenze, ntabwo yigeze agenda ku mafarashi, oya ubuzima bwe bwose bwaranzwe no kwicisha bugufi. Muri iryo vumbi ku birenge Mariya Yesu yakijije inzara z'urupfu. Mariya yumvise ijwi risubiza ubugingo mubo urupfu rugera amajanja. Wari wabona urupfu ugahindukira inyuma ukabona umuntu yagufatiyeho pisto aregeye ategereje kukurangiza. Wari wajya kera abantu bajyaga mu mashyamba kera, nigeze kujyana n'umuntu simubabwira, hari nari nyiri umwana, nuko ajya inyuma y'igihuru arambwira ati komeza aho imbere ushaka untegereze. Ndagenda tugeze imbere ahantu nahagaze hari icyatsi bitaga ibitete n'ahasi nibuka ukuntu babyita, noneho hari hadundaritsemo ingwe ariko hari mu mwijima. Jye ntabwo iyo ngwe sinari nzi ko inarimo, noneho yaransigiye icumu yifatira hejuru gutya, noneho sinamenye icyo ari cyo ariko mbura ingufu zingira ngo cumita gusa ndakomeza mfata gutya. Ubwo nayo yari n'imbara, noneho naje gukizwa n'iki wa muntu aho kugira ngo avuye yaravuye gukora ibyo yakoraga agaruke mu muhanda cyazansanga, ahubwo yaciye inyuma y'igihuru. Noneho yangwe irumva ayiturutse inyuma ihita yirambura irijugunyira agenderwa nko muri iriya shitingi. Niwe nasigaye mfite ubwoba ariko birarangira kuko nyine nari n'umwana, buriya umuntu agira ubwoba bitewe n'uko ubwenge bwe buba bugenza bute bungana. Noneho rero ndagira ngo twumve Mariya urupfu rumugeza amajanja, aho niwe Yesu yamukuye. Haleluya. Abagabo Mariya batagize chance bari ku murongo biteguye kumusambanya, babonye bumukereyeho bamuzana imbere ya Yesu kugira ngo bamutere iki inyosho z'amabuye n'umujinya wose. Havuga ati sha iri shyamba ry'umugore reka tumujyane uyu munsi tumutere iki amabuye. Ko mwasomye Bibiliya mwigeze mubona umugabo bafatanye na Mariya bamuzanira Yesu? None se Mariya yari isambanyije? Mugere muzabyige ikindi gihe, ubu nta minota mfite. None rero Mariya Yesu bamumugejeje imbere, hari ibintu bibiri bashakaga. Baravuze bati tugiye kumubwira tuti uyu mugore yafashwe agenza ati asambana. Yesu naramuka yemeye kumutera amabuye araba yihaye ububasha bw'abaromani, nibo bafite uburenganzira bwo guca urubanza, turamuregera abaromani bamwice. Naramuka hakanye ko atagomba guterwa amabuye araba yishe indongozi twahawe na Mose, araba yishe ibyanditswe nabwo turamurega. Urumva Yesu ari ukujya imbere ari no kujya inyuma, bari bamuteze. Nicyo kigerageze muri Bibiliya Yesu yageragereshejwe kurusha ibindi. Ariko usoma imitima, Alpha na Omega, Kristo umuhanzi w'icyatwa yarasomye imitima, arangije arabareba yandika hasi ajya ku butaka nta jambo yavuze. Burya abantu bakunda kwisobanura, ushaka kwemeza abantu no kwerekana kuri intungane, burya si uko buriyo biba ari amatakira ngo ye. Umuntu w'umunyakuri niyo yaceceka
abantu barabimenya ko uri umunyakuri. Uvuga amagambo menshi ntabwo aricyo cyatuma abantu bemera ko uri imfura cyangwa ibyo uvuga ari ukuri. So Yesu yandika hasi, arandika ati kanaka mbere yo gutera Mariya amabuye, ahubwo kuki bataguteye amabuye, dore ibyo wakoze. None abantu baravuga bati se uyu mugabo none harafinda ibiki, bajya kureba ibyo yanditse, akandika izina ry'umuntu. Je nitwa Mukara Charles, Mukara Charles, waraya wishe Sabato, kuki bataragutera amabuye? Umaze gusoma akafata sha turarangiza uyu mugore nanjye bankurikizaho, agahita agenda tumva bamutera namaze gukura amakanje karenge. Abantu bose bagenda banyonyomba cya kimwe cya kabiri kirashira. Yesu arunamuka aravuga, arongera bareba, abona umugabane wagenje gute, wagabanutse. Nuko arangije asubira hasi, aravuga ati muri mwe gutarakora icyaha bari ubanza kumutera ibuye. None bose arandika arabarangiza, bose barabo guterwa amabuye, bose barahunga. Hasigara umunyabyaha kazi witwa Mariya, noneho na Yesu wari udafite icyaha. Yesu kuko ataza abona guciraho abantu iteka. Yesu akunda abantu bose, abo isi yahaze, abisi itagirira neza, abisi yakuyeho amaboko, abo bose Yesu arabakunda. Haleluya! Mbese natwe dukwiye kumukunda cyane rwose. Nuko amubwira ijwi risubiza ubugingo mu urupfu rugira amajanja. Aravuga ati Mariya, yumva arazutse, aravuga ati karame mwami. Aramubwira ati mva babandi bakuregaga barihe? Yitwikurira umwenda ngo abarebe, arazenguruka abona asigaranye na Yesu. Aravuga ati wowe ubizi simbizi, hari urupfu niba imodoka igiye gukora impanuka abagenzi bakayibonera he ku bikingi by'amarembo baraha, hari igihe conscious hita igenda, none impanuka ikaza kuba ikibiri kikaba aricyo gikubitwa, ariko umuntu yagiye kera. Ibyo bijya bibaho, mfite umwanya nabibasobanurira, ariko ubu nta mwanya. Mariya yari yagiye akigezwe imbere ya Yesu n'intesho z'amabuye, umutima we conscious wari wamaze kugenda. Nuko Mariya, ijambo ry'Imana arambwira ngo niwe wafashe icyemezo cyo gusiga Yesu amavuta. Ikiguzi yakoreye umwaka wose, niba yarakoreraga 100,000 ku kwezi, murumva ko yaguze amavuta ya miliyoni n'ibihumbi 200. Aragenda asuka ku birenge bya Yesu. Wa musatsi navuzeho byinshi niwe yabanje guhanaguza, ararira amarira y'ibyishimo azirikanye neza Yesu yamugiriye, avanaho ivumbi ryose ku birenge bya Yesu akoresheje wa musatsi abagore bakunda. Arangije akurayo ikazumbature y'amavuta, ayasuka ku mutwe, ayasuka ku birenge, maze aramubwira tumva uri umwami w'ubugingo bwanjye, wangiriye neza, reka nkugaragaze nkukorere neza, isi yose bimenye ko nazirikanye icyo wankoreye. Reka babwire, uzi ko abagabo muri iyi minsi n'abagore abantu bajya gukora divorce, none umuntu agasebya mugenzi we bamaranye imyaka irenga 20, ntavugamo n'icyiza na kimwe yamukoreye. Ntaravuga ati cyakoza ibi byose uyu mugabo yankoreye, uyu mugore yankoreye. Ndazirikana ko mu myaka ya mbere ibanza yanyeretse urukundo, yabaye sheri. Erega imiryango yose abafana bakajya hariya, abo ku ruhande rw'umugabo bakajya ku mugabo, uwo mugore yari yaramunaniye, oya uratandukane. Naho ku ruhande rw'umugore, oya akwiriye kugenda, niba ari n'ibintu nibishakwa nibagabane. None se abana bo murabasigiranye nawe ko izi nkozi z'ibibi ebyiri, imwe izakenera undi mugore nizahamaho, n'indi ikenera umugabo nawe nizagenza gute? Abana bo bakeneye nde? Nababwe ngo ubupfura bumaze kugenza gute? Kurangira. Mariya rero niwe wakoreye neza Yesu, amwitura neza Yesu yari yaramugiriye. Yesu akiri muzima, twavuga ngo iki? Ariko ushobora no kuzana indabyo nyinshi cyane kaza kuzishyira hariya, mu mbabarire murabyanganira, imiryango yose ntihwana, ariko bireze. Umuntu akaba atanaheruka, baramwe batikana kararembye ariga hino Rwamagana, reka data ntibamaze kuvuga ngo yashizemo umwuka, yasinzire, yapfuye. Aro twagize ibyago, mukecuru wacu yitabye Imana. Turagira ngo rero mudufashe nohereje avance, reba kuri telefone yawe iyi iba kuri mama. Yego Satani yaducuritse imitima. Ndagira ngo mudukorere indabyo z'abantu 10, nohereje avance kuri telefone yawe 50. Indabyo nziza tutazakorwa n'isemi, bazaba bahari ba honorable, bazaba bahari ba runaka.
izo ndabyo ujya gukoresha kubera icyo utaziguzemo isukari umukecuru akiri muzima? Why not utagiye kumusura ngo umwibutse ko yakugiriye neza, utanga ubuhamya akibasha kugenza gute kubyumva? Why not? Hari abagabo benshi cyane bari hano adashobora guha umugore we ururabo, shushu sheri biheruka kera. Umuntu umwe aryana iburasirazuba andi akareba iburengera bwa shyana ryaraguye n'ukuri kose. Buri muntu wese rero agomba kuba yibuka ibibera aho yasize. Izi nzu mureba ni abahamya bakomeye, Imana ibaye izibajije zigasubiza mwakumva ibyo zivuga. Anyway, reka dusoza tuvuga ngo ntabwo mukecuru yitabye Imana. Please, ntabwo mukecuru yitabye iki twese? Oya, kwitaba Imana bivuze ngo uyu we aranashaje, Imana ihabwa icyubahiro. Niba imodoka zikubitanye ubwo yitabye Imana, niba abagizi ba nabi bagenje gutabatamye umuntu ubwo yitabye Imana, niba amarandije mu nzu ashaka televiziyo ya flat nyira yakirwanaho bakaba bamuteye icyuma cyo mu mutima akagwa ubwo yitabye. Ariko iyo nkindi y'Imana ihamagaza abantu imisho, ibahamagaza ubwicanyi, yaba ari Imana nyabaki? Ndagira ngo aha naho tuhashyira nyirabwenge. Satani ni umugome kirimbuzi, afata ibikorwa yakoze yarangiza akabitwerera iki? Maze abantu tukavuga tuti nyabusa twagize ibyago, ubu tugiye guherekeza mwene wacu yitabye Imana. None se abana banyu bagiye kwiga muri Amerika kandi naho ibituro bibayo, ko bo mugenda mwishimye mubatwaje indabo mukajyana imyenda ku kibuga cy'indege i Kanombe, ubuzi ko agiye kuba umusinzi mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa? Ntabarangiza bakavayo berekeza Iwawa bakaba bajya gushyirira mu bikorwa ibyo bize. Kuki tubaherekeza? Duherekeje ntaza kuvuga izina ry'umuntu uri hano byanabayeho, Imana imbabarire. Duherekeje kanaka saa 7 z'ijoro arurira indege arajyana n'indege ya Ethiopian Airlines, yagera hariya muramwerekeje agiye muri Amerika. Kuko agiye muri Amerika abantu bose bakishima, miryango yose kugira ngo agiye mu ijuru byahebira akajya. None umuntu yaba asinziriye amprise mu Mana tukababara ngo yitabye iki? Please, from today onwards, uhereye umunsi kugeza iteka ryose ntuzongere kuvuga ngo kanaka yitabye iki. Imana nihamagaza impanuka, Imana nihamagaza kanseri, Imana nihamagaza imihoro abajenosideri ba 94, ntago ari Imana yabatumye kugira ngo bohereze bamwe very quick bacize ubusamo bitaba Imana. No, absolutely no, ntago ari byo. Imana yahamagaye Enoch agenda ari muzima, haleluya, yitabye Imana. Imana yahamagaye Eliya abwira Elisa ati nterekeza, abanza no kumwiyama ageze aharemera avuga ati nsaba icyo ushaka cyose tutaratandukana. Uwo nguwo yagiye mu ijuru, yitabye Imana, yagiye ari muzima, haleluya. Mose nyuma yo kuyobora Abisirayeli nawe Bibiliya itubwira yuko yaguye mu mpinga z'umusozi wa Pisiga, arangije Generali Mikayeli araza aramuzura amujyana mu ijuru. Uwo nawe yitabye iki? Imana. Abandi barasinziriye, abo Bibiliya itatubwira ibyabo ni ibintu bibiri: barapfuye cyangwa barasinziriye. Iyo niyo mvugo ya Bibiliya. Nimumbona ari imvugo yitabye Imana muri Bibiliya, Vianney azabamere contact. Vianney igira hino, ndimo ndasoza bana. Igira hino, uyu mugabo yitwa Turatsinze Vianney, niwe wayoboye ibiganiro. Numero yanjye azayiguhe, nzagushakira igice cya miliyoni. Warabibonye muri Bibiliya aho byanditse ngo kanaka yitabye Imana ari muri sirikeye. Nimubibona ibyo, Satani ni umutekinisiye agatifuza amarorerwa yakoze, maze ibintu akabitwerera Imana, yarangiza akavuga ngo abantu bitabye iki? Abacu barasinziriye, cyangwa niba nta byiringiro yagiraga abapfuye. Biba birangiye. Nibyo bintu bingahe? Bibiri. Kandi Bibiliya ivuga urupfu, ntabwo ivuga kwitaba Imana. Ngana rero ku musozo ushite bavandimwe, nubwo bimeze bityo dukwiriye kubara iminsi yacu neza. Mwumvise ko umuntu nakabya ari imyaka 70, yajya kure cyane ikaba 80.
none uyu mukecuru yari afite nk'ijana, ngenda avuga iyo uyu mukecuru yagize amahirwe mu biganza bya Yesu, yaciye mu macuma acanye y'impfu, kera ntihabagaho inkingo mu gihe cye, arakomeza aratanya agera ubwo ashaka umugabo muri za 50, abyara abana be arabarera, icyenda na kamiraza, ariko Imana igira bimusagurira nawe iramurokora. ndavuga ngo urupfu ruramwanga, none uyu munsi n'ubuvivi burimo burahamya Imana ihabwa icyubahiro. Iyi ni great celebration kandi ni ibintu bibonwa n'abantu bake cyane. None bite urupfu? Abizera Yesu Kristo, Kristo afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Ndashoje. Imfunguzo z'urupfu n'iziki? Ibyashuwe gice cya mbere murongo wa 17 n'uwa 18 aranditse ngo mubonye niyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyo akora nari narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Aleluya. Iri somo dusorejeho ndifuza ko buri wese yaritekereza. Kwizera Yesu Kristo, urupfu rwamuheranye gatatu, arangije arwivuga hejuru kubw'umusaraba, arazuka, yagiye mu ijuru, yicaranye n'Imana isumba byose. Mbere yo gupfa Yesu bwe yazuye Lazaro hashize iminsi 4, yazuye umwana wa Yayiro, yazuye umwana w'Inayini. Mbere y'isezerano rya kera Elisa yazuye umwana w'umugore w'Ishunemu, Eliya azura umwana w'umugore wo mu gihugu cy'Isidoni ahitwa Gisarefati, wa mugore wari waramucumbikiye. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umuzuko wagombaga kuba. Yesu Kristo yisoza. Yesu igitangaza cya mbere yagikoreye Ekana y'i Galilaya, aho yahinduye amazi imbuto z'umuzabibu cyangwa se divayi. Kabiri, igitangaza cyane mu buzima bwa Yesu yagikoreye iwabo wa Mariya na Marita na Lazaro. Ubwo yazuraga musaza wabo yakundaga cyane, yereka abigishwa be n'abandi bari bamusengurutse, abereka ko bamwizera bose azabazura. Muri uyu mwanya reka nsaba buri muntu wese yizere Kristo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Nunapfa ufite ibyiringiro, nta kabuza Yesu azakuzura. Mbasabiye rero kugira ngo Imana ikomeze kubahumuriza no kubafata mu mugongo mu izina rya Yesu. Wera wa Isirayeli, Imana yacu, muremyi w'ijuru n'isi, tubikuye ku mutima turagushimye kandi turaguhimbaje, ahabwa icyubahiro. Reka umwuka w'Imana akomeze gusobanurira ubu bwoko bwawe iteraniye hano bose, nta n'umwe yifuriza kuzarimbuka, ariko turinde mu mwana wo kurimbuka. Ijambo aho rigeze genda umwana w'umuntu, ariko reka umwuka waryandikishije asobanurira imitima yacu, akomeze guhumuriza umuryango, gahunda zose kandi azihagarikire mu izina rya Yesu. Amen.